none se Abdul gutembereza security na bombo mu kanogo ongera tuzikubitira na badutembereza security na bombo kandi kureba gaga afitinyira nani faranga bagita sarigoma hano mu kanogo gatembereza security na bombo ngajye banyura umwana ese barure nshuti nkunda wabana barira cyane ese barure nshuti nkunda wabana barira cyane. Yes turabasuje turabashimiye mwese mukomeje gukurikirana Bineza TV Your Story Our Spotlight amuko bisanzwe iteka muri kumwe natwe Bineza TV Your Story Our Spotlight by'umwihariko muzehe wacu Hitimana Stanislas ndetse nanjye Israel kuri microphone behind camera. Amakuru yanyu twari turaho mumeze neza Imana ishaka ariko se amasaha ni meza kuri wowe buriya amasaha ni meza kuri wowe ya twari tuburanye ho rero iminsi myinshi turabonanye ko umuntu utishimye hano kuri Bineza urabizi ko tugomba kuba konta très content ya nizere ko ibintu byose biri kugenda neza nkuko nasanze mumeze neza nta kibazo. So amakuru iminsi usibye ko mabu none se Abdul gutembereza security na bombo mu kanogo ongera tuzikubitira na badutembereza security na bombo kandi kureba gaga afitinyira nani faranga bagita sarigoma hano mu kanogo gatembereza security na bombo ngajye banyura umwana agaze security na bombo ako gukigeza kuri kikaga cyane hari abantu benshi zazamuye naye mu kiruko naje subiza buriya hariya kuri hotel umubana agatabizi impara za filtre na za SM ni impara nabishyiragamo ubundi gacuruza n'ubunyobwa mu gashashi waba umuntu afite isi ibesani ibesani n'akayiko je niho abantu ako hari nakandi kayiko karatanu atanu atanu ko none se ukigiye ko ubunyobwa bw'unumva bwahendaga atanu kandi ngo yarakoraga ikintu gikomeye cyane kera oya ndavuga mu gihe cya za 80 na kangahe 85 ya ngo abantu benshi kabisa ngo bakijijwe n'itabi gucuruza ubunyobwa hano hari n'abacuruzaga ibikamba sasa ikamba ngo nabyo byari imari ishyushye n'imigati yego wabaga ufite ibesa y'ubunyobwa bukaraze yego n'amapaki y'imigati sandwich umuntu akagura ubunyobwa akagura umugati ugafata umugati ugapasura ugakubitamo ubunyobwa kigiye ndumva byari uburyohe di ku mashansiye bari mu kubaka hano kuri sociale maze ke sociale yego hano Kacyiru no yo hirya nyine y'isi amashuri none nacuruzaga bayubaka nk'abakundi n'abayede mu kiruhuko ariko ya ngaho dukorezo nabaga nagiye kuragira inka wabaga ugiye kuragira inka yo nabaga nagiye kuragira inka mwari mutwaro inka nyinshi cyane ni rimwe twari mu ruko yari afite bakoye mama wacu niyo naragira ako buri inka kiragihe hari gorufe hari ubuseke buri hari kuri gorufe nayiragiraga hari imiseke muri gorufe mu ndana yego yo nayiragiraga ako gumwahuriraga muri n'abantu benshi cyane abana muje kukuragira kandi uko twataga kurya kira kiyaga abaga bahinze n'ibijumba ubundi tugacukura ibijumba ntabwo batubuzaga banyiri ibijumba mu gishanga se mu mirimo nyine gusa hari igishanga cyangwa bwari ubutaka bwo hejuru nyine igishanga cyari yego nacyo cyari gihari ariko twaragira abantu kira kiyaga cyanyagaye ne cyari kiriho cyari kitaraza baragihanze nacyo rero na artificiel ni kugihana ako ngo harimo amafi menshi imba yaguye arasaguka hejuru bakiyorera bakitirira uriya muhanda batari bawushyiraho iriya kaburimbo yego
hajyaga badusanga yaririmbye tugatera amafi rwose. Hakuretse ko n'umushinga w'amafi uroroha cyane. Hari abantu bashobora kubona kuwukora ntacyo bitwaye. Hari umugabo nabagaho wambye muri batisima yari afite icyuzi cy'amafi hari munsi y'urugi. Hari haruguru y'urugano. Yego. Yego. Shaka kujya kwa mugabo. Yari afite icyuzi cy'amafi hirya mu kicanga hirya. Ya. Ngara dukoreza rero umurya wacu nkuko twabimenyereje abakunzi bacu. Ese warure nshuti nkunda wabana barira cyane. Ese warure nshuti nkunda wabana barira cyane. Yagera nimugoroba bose bakakumbaza njye nkabeshya kuri ku kazi nabyumva nanjye bikambabaza kumarira kikorora namukigira ese warure nshuti nkunda wabana barira cyane. Ese warure nshuti nkunda wabana barira cyane. Yagera nimugoroba bose bakakumbaza nanjye nkabeshya kuri ku kazi. Ese warure nshuti nkunda wabana barira cyane. Yagera nimugoroba bose bakakumbaza nanjye nkabeshya kuri ku kazi. Nabyumva nanjye bikambabaza uko marira kikorora namukigira yakwisubirira iwacu. Yakwisubirira iwacu akwicwa n'agahinda niba ari inkwano watanze uzayibona vuba. Ese warure nshuti nkunda wabana barira cyane. Yagera nimugoroba bose bakakumbaza nanjye nkabeshya kuri ku kazi. Nabyumva nanjye bikambabaza uko marira kikurura namukigira yakwisubirira iwacu akwicwa n'agahinda. Yakwisubirira iwacu akwicwa n'agahinda niba ari inkwano watanze uzayibona vuba. Yes. Iyi ni Bineza TV Story Our Spotlight. Asi indirimbo bayita ngo iki? Indirimbo yitwa ni Alifeloze. Namukigira. Ya. Iki cyari ikiganiro cyacu, ibiganiro byacu nakagaruka kuri Bineza TV Story Our Spotlight muri kumwe na Israel ndetse na muzeyi wacu Hitimana Stanislas. Ciao.